mugabanya amayeko cyane abakristo bumva. Amen. Kandi ndabashimiye n'ukuri, ndabashimiye cyane. Mwiha amashyi cyane, mwiha amashyi cyane. Mfite amatwi yanjye atariyumva, mfite amaso yanjye atarareba, ibyo ntaratekereza mu mutima wanjye, ibyo nibwira ntibiraba. Mfite amatwi yanjye atariyumva, mfite amaso yanjye reka tubyinire Imana ku giti cyanjye. Nawe mbikumbuye kubyinira Imana kandi ndizera ko nawe wari ubikumbuye. Wari ubikumbuye nazamura ukuboko hejuru, wari ukumbuye kubyinira Imana nazamura amaboko yewe. Tugiye kubyinira Imana rero. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kumvise umutima wanjye urakwizeye, mwami nategereje gusigira icyo wabwiye, ni kenshi nakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, mwami we, mwami we, mwami nategereje gusigira icyo wabwiye, ni kenshi we, kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mami we, mami we,
Hallelujah, hallelujah. Hari ibintu Elda Ben yavuze kuri mubyara wakoze impanuka Imana ikamurinda. Nibutse undi mukristo wacu ukora muri media witwa Claude, sinzi namurangije, yaramaze igihe kinini cyane arwaye bikomeye cyane, ariko namubonye hano ndishima, numva umutima wanje dukwiriye kuzamura Imana icubahiro. Hallelujah! Hey! Anandaye kubera ko sinanizi kaza kandi nanabigize umuhigo. Nanavuze ngo nimbona Claude kubera ububabare yari afite, nzabivuga imbere y'itera. Imana yadukoreye ibikomeye n'ibihambaye. Ndasaba Evangeliste Bide na Mama Joshua namubonye hariya na Elda Ben yongera agaruke gira dusirimba icyo gisirimba, namwe mwese dufatikanyije dushimira Imana. Abo ngabo nabo tuzi, ariko nawe hari abandi ufite uzi Imana yakoreye ibitangaza nawe ubwawe. Dufatikanye dukomeze tube mu mashimwe y'Imana. Imana ibahe umugisha.
Thank you.